Miss Mutesi n'umwe mu bagomba kuba bagize akanama nkemurampaka ka Miss Rwanda mwaka wa 2021 yabereye mu Ntare Conference Arena mu ijoro ryashize. Mbere y'amasaha make ngo Miss Rwanda 2021 finale itangire, Miss Mutesi abinyujije ku rutare rwa Twitter yatangaje ko bitewe n'impamvu zitamuturutse hatari buboneke mu kanama nkemurampaka. Yagize ati nubwo tutari bubane uyu munsi nk'uko byari biteganyije kubw'impamvu zitunguranye, ndashaka kwifuriza amahirwe masaba nyampinga bacu mutambuke gitore. Amakuru Sky TV Rwanda yamenye kandi yizewe nuko Mutesi Jolly yakuwe mu kanama nkemurampaka nyuma y'uko bamusanzemo icyorezo cya coronavirus. Ikindi kandi nanone mu ijoro rya nyuma bashaka abakobwa 20 bajya mu mwiherero, Miss Mutesi Jolly yagombaga kuba ari mu kanama nkemurampaka, nabwo yakavuyemo ku munota wa nyuma ku mpamvu zitamenyekanye, ahubwo yaje kugaragara atanga passe ku bakobwa bakomeje. Aka kanama nkemurampaka ko muri iyi Miss Rwanda 2021 kari kagizwe n'umunyamakuru wa RBA Evelyn Umurerwa, Munyaneza James wa The New Times, umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka, Agnes Mukazibere wabaye depite mu nteko nshingamategeko, na Pamela Mudakirwa ufite uburambe mu itangazamakuru n'itumanaho. Ndagushimiye cyane wakuri iki kiganiro. Ufite igitekerezo cyangwa uyunganizi wagishyira muri comment section down below, ugakora like na subscribe, ugakurikira content yacu 5 kuri 5. Ciao.